Humura Rwanda sinagutaye, humura Rwanda sinakwibagiwe, dore nguhaye umugisha, uzahesha amahanga umugisha. Aya magambo nayo kwizerwa, mutimbo kivuno kwirabura, zagusukaho amavuta y'umunezero n'ibyishimo. Humura Rwanda sinagutaye, humura Rwanda sinakwibagiwe, dore nguhaye umugisha, uzahesha amahanga umugisha. Bakristo bavandimwe, mutegeye amatwi Radio Inkoramutima, twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze ku biganiro bya Radio Inkoramutima. Muri umwanya, muri iki gihe turi mu bihe byo kwibuka, turagira ngo tubaganirire ku byerekeranye no kwibuka mu buryo bw'abantu muri rusange, ariko cyane cyane kwibuka kubw'umukristo, umukristo ku giti cye n'umukristo mu rwego rw'itorero. Muri umwanya turi kumwe na Pastor Antoine Rutayisire, nanjye Tharcisse Gatwa na Didace Niyifasha. Reka rero duhe ikaze Pastor Antoine Rutayisire. Mwiriwe neza Pastor Antoine? Mwiriwe. Turagira ngo dutekereze kuri iki gikorwa igihugu cyacu kiyemeje buri mwaka cyo kwibuka. Twibuka benshi bavanywe mu mubiri mu gihugu cyacu, ariko twibuka n'icyo abakristo n'itorero rigomba gukora. Pastor Antoine, rero muri ibi bihe kugira ngo dutangire, iyo utekereje kwibuka usanga umukristo yakwibuka ate, yakwibuka iki? Usanga itorero ryakwibuka rite, ryakwibuka mu buhe buryo? Ukwibuka kwacu kwaba gufite akamaro imbere y'Imana kwaba ari ukuhe? Iyo murakoze, ngira ngo mbere yuko ntangira kuvuga ku kijyanye no kwibuka, hari ikintu nkunze kwibutsa kenshi iyo tugeze muri iyi minsi, yuko mbere na mbere ubundi ubukristo ni idini ishingiye ku kwibuka. Kandi iyo witegereje bimwe mu bintu twibuka, ubundi bifashe mu gaciro kabyo, usanga ari ibintu umuntu yavuga ngo ni ibintu bibi. Icyambere, reka mpere kuri iki ngiki. Iyo ugiye ku nsengero zose, insengero zose usanga zirangwa n'umusaraba. Ubundi umusaraba, ubyitegereje neza, umuntu aravuga ati twibuka umusaraba, turanawuririmba, ubundi ntitwagombye kuwibuka, kuko umusaraba cyari ikimenyetso cy'urupfu. Umuntu wikoreraga umusaraba bakamubamba ku musaraba, rwari urupfu ndetse rubi cyane, urupfu rw'isoni. Ariko impamvu twibuka umusaraba nuko hari ikintu cyavuyemo, hakavamo agakiza k'abantu, bakavuga ati umwami wacu yagiye ku musaraba aradupfira. Umusaraba wonyine ni ikimenyetso kikwereka yuko ubundi ubukristo bwubakiye ku kwibuka. Ikindi cya kabiri kinakomeye mu bakristo bose ni igaburo ryera. Bamwe bavuga igitambo cya misa, Ukaristia, igaburo ryera bitewe n'itorero rurimo, ariko igaburo ryera naryo rishingiye ku kwibuka. Ndetse mu kuremwa kwaryo Yesu yaravuze ngo mujye mukora ibi ngibi, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mugira mutya munyibuka. Nabyo ni ibintu bikorwa mu buryo bwo kwibuka, kandi tukibuka yuko umwami wacu yadupfiriye, ko yapfuye. Kwibuka rero, icyo nashaka kuvuga nuko kwibuka usanga idini ya gikristo yubakiye ku kwibuka.
iyo tugiye mu isezerano rya kera, niba hariho n'ahantu usanga kwibuka byo byari ibintu byashyizwemo bishyirwamo imbaraga, usanga ahantu banyuraga hose bagendaga bakubaka za monima, bakubaka ibicaniro niko babyita muri Bibiliya yera, bakagenda ahandi babyita za ritari, bakagenda bubaka ibicaniro byo kwibutsa ngo aha hantu nahagirana isezerano n'Imana. Ushobora gufata ingero za Aburahamu yageze i Beteli yubaka igicaniro, aragenda ageze kuri Ayi ngo ahubaka igicaniro atambirira Uwiteka. Yakobo yari i Beteli afata ibuye arisukaho amavuta, aravuga ngo aha hantu ni inzu y'Imana, bivuga ngo ni urwibutsa hasize rumwibutsa ko hari ikintu cyahabereye. Ariko iyo twigiye hirya noneho hakazamo kwibuka ibintu bibi, kuko Abayisiraheli hari igihe Yerusalemu yasenyutse, bikomangoma n'abami ndetse n'abaturage babajyana mu bunyagano. Kanzomeho akantu gatoya, mu muhanuzi Zakariya batwibutsa ibyo bintu, baravuga ngo abantu b'i Beteli bari batumye Shareseri na Regemeleki n'abagaragu babo ngo baze gusaba Uwiteka umugisha. Bari baje no kuvugana n'abatambyi bo mu nzu y'Uwiteka nyine, ngabo n'abahanuzi bati, mbese nkomeze nge ndira mu kwezi kwa gatanu nitandukanye nk'uko nabigenzaga muri iyo myaka yose uko ingana? Kuko mu kwezi kwa gatanu bajyaga baririra gusenyuka kwa Yerusalemu, bajyaga babyibuka, bakavuga ati se tuzakomeze. Kandi Zekariya iki gihe yahanuraga haciyeho imyaka 80 n'iyindi, kuko nyuma y'igihe cy'ubunyagano bibukaga ibintu byabaye bajya mu bunyagano. Bivuga ngo hari haciyeho imyaka 80 n'indi bakibuka. Noneho bamutuma baruti se utubarize Imana ngo tujye dukomeza twibuke, tujye dukomeza turire mu kwezi kwa gatanu. Bikwereka ngo rero kwibuka ni ikintu usanga kigarukwaho muri Bibiliya. Ariko reka wenda mbere yuko nongera nkabasubiza ijambo, tunanibaze n'ikibazo n'iki cyatumaga Imana itinda kuri icyo kibazo cyo kwibuka. Icyambere, iyo witegereje neza usanga bibukaga kugira ngo bibuke iby'Imana yabakoreye. Ubundi ubukristo bwacu n'imyizerere yacu ishingira kuri iki kintu cyo kwibuka. Ukibuka ukavuga ngo ariko iyo nibutse binyibutsa ko n'Imana yangiriye neza. Bajyaga bibuka ubunyage babayemo muri Egiputa, bakajya bibuka ubunyage babayemo i Babuloni, noneho bakavuga ngo ariko nubwo twibuka ibi bintu ndabyibuka bikanyibutsa ko n'Imana yangiriye neza. Kandi no mu Rwanda niko bigenda ubona abantu benshi. Ni nacyo kintu ngewe nyavuga ko kibabaje, nuko kenshi twibuka genocide ntidusubire inyuma ngo twibuke ko n'Imana yatugiriye neza. Ubundi tunabikoze twibuka ko Imana yatugiriye neza, no guhungabana n'agahinda no kubura ibyiringiro byagabanuka. Kuko wavuga ngo ya Mana yandokoye cya gihe iracyariho, ya Mana yangaburiye ntanakora. Kuko benshi ibyo twabibayemo, twabaye mu nzira tugenda twihisha duhunga tugira dute, ariko ukabona nyuma y'igihe uracyariho, ntiwapfuye. Icyo rero muri bingibi iyo twibuka byagumye kuvuga ngo ariko burya ya Mana yandokoye bampiga ntabwo izananirwa kundokora, noneho nta numpiga nshobora kujya hanze nkakora. Urakoze cyane. Reka nongeraho kandi kamwe hanyuma mumbaze ikindi kibazo. Icya kabiri, bibukaga kugira ngo babe beza. Hari ahantu Imana yabwiye Abayisiraheli bababwira ngo iteka ryose mujye mwibuka ko mwigeze kuba abanyagano muri Egiputa, mujye mwibuka yuko namwe mwigeze kuba imbata, noneho uko kwibuka kutume mutarenganya imfubyi, mutarenganya umupfakazi n'undi muntu wese ufite intege nke. Kwibuka rero bwari uburyo bwo kubabwira ngo wibuka ukuntu byakuryaga igihe bagukoreshaga uburetwa, wibuka ukuntu byakuryaga igihe wari umerewe nabi, ntuzagire undi ubikorera kuko uzi ko ari bibi. So kwibuka byagiraga umumaro wo kwibuka Imana, ariko no kwibuka ibibi twanyuzemo kugira ngo turusheho kuba beza. Nkumva rero aho ngaha ni naho twahera tuza kugenda dukuramo amasomo kuri iki kintu cyo kwibuka. Urakoze cyane Pastor Antoine, wibukije cyane cyane kwibuka kwa Isiraheli mu isezerano rya kera, yuko bibukaga ko bari mu bucakara kandi Imana ikabagira neza ikabakurayo. Usomye mu gitabo cy'ivugurura amategeko mu zindi version za Bibiliya yitwa gutegeka kwa kabiri, igice cya 5 umurongo wa 15, ngo ujye wibuka ko wabaye inkorera gahato mu Misiri, kandi ko jyewe uhoraho Imana yawe
nagukujeyo ububasha bukomeye n'imbaraga nyinshi, nicyo cyatumye ngutegeka kubahiriza umunsi w'isabato. kuko rero kwibuka mu muryango wa Isirayeli, umuryango Imana yari yatoranyije, yubaka umubano wihariye nabo. Yahamagaye basekuruza babo, abivuze Aburahamu, yimukura muri Uri y'Abakaridayi. Abisirayeli baza kugira igihe cyo kuba mu bucakara muri Misiri imyaka irenga 400, baratotezwa, bagirirwa nabi, kandi ko gutotezwa uko usa nkaho wabivuze kwabyaye ibintu bibiri uko mbibona. Kwibonamo ko uwo muryango w'Abisirayeli bahuje akababaro n'imibereho, maze ya miryango 12 yakomokaga kuri Yakobo barenganaga, basa nk'abahuje identite, bahuza ubumwe, bagira ubumwe. Noneho batakambira hamwe, batakambira Imana. Imana nayo irabumva, yumva gutakamba kwabo. Nibwo hari mu gitabo cy'iyimuka Misiri mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 7 ivuga iti, numvise gutakamba k'ubwoko bwanjye. Nabonye ubwoko bwanjye bukoreshwa gahato mu Misiri, numva uko gutakamba kwabo, akababaro kabo ndakazi, none ndamanutse ngo nkure Abisirayeli mu maboko y'Abanyamisiri, mbavane mu Misiri mbajyane mu gihugu cyiza. So ako kababaro iyo kazamutse, Imana irakumva kandi ikagira ikikora. Antoine rero iby'ingenzi warusaga nkaho bivuze, ariko ongera ubigarukeho. Iby'ingenzi ni ibihe iyitoro ryibuka, iyo abakristo bibuka. Hari ibyo twumvise by'akababaro, ibyabaye ku bantu n'ibindi, ariko iby'ingenzi ni ibihe iyo umuntu yibuka. Ndagira ngo ngaruke kuri ikintu cyo kwibuka, nyihuze na biriya Imana yajyaga ibwira Abayisirayeli iyo bibukaga. Kuko aha muri Zekariya urumva bo bari bamaze imyaka myinshi bibuka, kandi n'ubu no muri Isirayeli baracyabikora, cyane cyane bibuka n'iri na genocide yakorewe Abayahudi muri 45, muri iriya myaka 40 kugeza kuri 45. N'iki gihe na mbere bari baragiye muri ibyo bibazo, ariko hari ikintu Imana yabibutsaga. Naho nigeze gusoma hariya muri Zekariya, hari ahantu Zakariya igice cya 7 niho nahoze nsoma hariya, bazaga bati se tujye dukomeza turire mu kwezi kwa 5 twitandukanye nk'uko twabigenzaga muri imyaka yose uko ingana. Ariko umurongo wa 8 ngo, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Zekariya rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo yaravuze ati, nimuce imanza zitabera, kandi ati umuntu wese agirire mugenzi w'imbabazi n'impuhwe, kandi mwe kurenganya abapfakazi n'imfubyi n'abanyamahanga n'abatindi, ntimukagambanirane mu mitima yanyu. Urumva hari Imana yarabwira iti, ariko ubwo mugiye kwibuka ni byiza, nimwibuke, ariko mwibuke cyane cyane, mwibuke cyabateje ibyababayeho, noneho mukore uburyo butandukanye. Nkunze kubwira abantu, iyo tugeze muri iki gihe twebwe nk'itorero, ubundi kwibuka twagombye kwibuka, tukibuka aho twavuye, kikaba igihe cyo kwibuka, noneho bikadutera guhinduka. Ujya wumva kenshi, biranatangaje kubona ko iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka, nibwo wumva leta irimo kwihanangiriza, irimo kubwira abantu ngo tugenzure he kugira abantu bazamura ibintu by'ingengabitekerezo yatugejeje muri genocide, ingengabitekerezo y'amacakubiri, ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi. Ukavuga ati, ariko iki nicyo gihe abantu bagombye kongera kuzamura iyo ngengabitekerezo kandi baza aho yatugejeje. Aha rero niho ubona Imana yabwiraga bariya bantu, ariko ubundi niba mugiye kwibuka mukongera mugakora ibyatumye n'ubundi mujya muri bya bindi, ntacyo kwibuka bibamariye. Aha rero nibwira yuko twebwe nk'itorero hari ibintu byinshi twagombye kwibuka, tukibutsa abantu. Icyambere, nshingiye ku biriya Imana yabwiraga ngo, mwibuke ko mwigeze kubinkorera gahato muri Egiputa. Hepfo yarababwiraga ngo, bizatume mutarenganya imfubyi n'abapfakazi n'abandi banyantege nke. Twe byatwigisha iki? Icyambere, twagombye kwibuka bikadutera kwibaza, ese
ubu ko turimo kwibuka nyuma y'imyaka 19 nta mfubyi ziri hagati muri twebwe zitagira kivurira, nta mupfakazi uri hariya aho akinga umusizi. Biranatangaje kumva abantu bavuga ngo ntihazagire umuntu wacitse ku icumu twumva akinyagirwa, kandi nk'ubwije ukuri abantu bo yacitse ku icumu burya nubwo kugeza n'uno munsi nta nuzi umubare wabo, ariko niyo tuba tuwuzi. Nanjye nacitse ku icumu, ariko ntabwo nkeneye ko baza kunyubakira, ntabwo nkeneye ko baza kunyitaho. Abantu bakeneye kwitabwaho ni bake cyane, ku buryo nyuma y'imyaka 19 iyo twebwe nk'amatorero tuba twarahagurutse tukabyitaho, nta n'umwe wari kuba gihari. Cyane cyane ko benshi muri abo ngabo bananyagirwa, banasengana natwe ku cyumweru, ariko yarangiza agasubirayo akajya kunyagirwa, yarangiza agasubirayo agasubira mu nzu yenda kugwa. None ukibaza ariko birakwiriye yuko twibuka twarangiza abantu bagasubirayo kuba mu ngaruka za genocide yakorewe abatutsi? Icyo ni kimwe mu bibazo twagombye, kuko nicyo kibazo Imana yabazaga abantu gaburira rwose. Ubundi iyo muje mukambwira ngo mwaje kurira, hariya muri Zekariya yanabibabaje neza, rero gatari kubundi iyo mumbwira ngo mwaje kwibuka, mwaje kurira, ni jewe muba mubikorera, mubikora nk'uko nshaka. Kuko umva uko Imana yabwiye aba bantu bari baje kubaza niba bakwiye kujya bahora bibuka. Yarababwiye ngo nuko ijambo ry'Uwiteka umurongo wa 4 rinzaho rivuga riti, bwira abantu bo mu bihugu bose n'abatambyi uti, ubwo mwajyaga mwiyiriza ubusa mukarira mu kwezi kwa 5 no kwa 7 muri iyo myaka uko ari 70, ubwo nigiye mwiyiririzaga ubusa? Mwibwira ko biriya hari nije mwiyiririzaga ubusa? Kandi iyo murya cyangwa iyo munywa simwe mwirira ubwanyu cyangwa mwinywera? Mubikora nk'uko mbibasaba, mwasubiye inyuma, muribuka koko. Kuko jewe ikintu kijya kimvuna ni uburyo twibuka, tukibuka bagiye, tukibuka ibi byakozwe, ariko ntitwibuke ibibazo byadusigiye, ntitwibuke n'abariho. Aha rero niho nk'uko wamuririmbye yaririmbye, aha niho ruzingiye. Pastor, hanjye rero meta nibaza n'ikibazo nkavuga ni se cya kintu gikuze kuvuga bati mu gihe cya genocide abanyamatorero cyangwa se abakristo bagaragaje imbaraga nke cyane, hari uruhare bari kugaragaza. Uyu munsi none umukana avuga muti ntabwo twakwiye kuba dusengana n'abantu uyu munsi ari inshiki, ugasanga umuntu nta n'umuvomera amazi kandi baracyahari, iyo miryango iracyahari. Hari abana baruko bajya babura naho batamu gihe kibiruko, tujya tubona no mu mujyi wa Kigali ugasanga mu gihe kibiruko abana baheze ku mashano za Kimisagara harakora Past, kandi hari imiryango yakaba za mbaraga nke zikunze gushinjwa abakristo cyangwa se n'abihaye Imana. Ntago koko haba hari ukuri? Oya, ahubwo reka dufate nk'ingingo zigeze nko kuri zingahe zishamikiye kuri icyo kintu. Reka mpere kuri icyo uvuze, intege nke amadini yagize. Nta nubwo nzibarira aho ngaho gusa kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Reka tugende mu buryo butomoye. Icyambere, ubundi genocide ntigibaho idashyigikiwe n'ubuyobozi. Kwibuka byagombye kudutera mbere na mbere kwibuka ubuyobozi bubi, kuko ubuyobozi bubi nibwo bwatugejeje muri genocide. Ubuyobozi bubi mu buryo bwa leta, ariko reka tunavuge n'ubuyobozi bubi no mu buryo bw'amadini. So bene bwa buyobozi bwicara bukabona ibibi bikorwa bukicecekera, cyangwa bukanabishyigikira. Kongera ngo Tharcisse wabikozeho ubushakashatsi bwimbitse cyane, byaragaragaye ko mu gihe cya genocide bamwe banabivuze no ku maradiyo, bari banashyigikiye za CDR n'izindi nk'izo ngizo, bakavuga ati twebwe bariya batekereza kuriya nibo dushyigikiye. So bikubwira ngo iyi mitekerereze ronda koko, igihe twibuka twagombye kwisuzuma tukavuga ngo ariko iyi mitekerereze ronda koko yajyanye igihugu mu gusenyuka, n'amadini akayishyigikira, n'abayobozi b'amadini bakabijyamo. Ntabwo iki turimo. Jewe uko niko kwibuka nakwemera, nkavuga nti turibuka ariko turimo turanikosora. Iyi mitekerereze ronda koko tuvuganye ukuri imbere y'Imana, kuko nibyo Imana yabwiraga Abayisiraheli, ikabwira ngo ariko buriya iyo mugiye mukiriza ubusa mukaza mukarira, mwibwira ngo muamurira uko nshaka, simbareba mu mutima suko mutekereza. So, reka twibaze ikibazo. Jewe ndakibaza nk'umwigisha, ngaho ni mumbwire, ubu iyi mitekerereze ronda koko yagejeje kiriya gihugu hariya, iyo nyamaswa ntikibunze mu mitima yacu?
nacyo cyo twibaza tukavuga niba kuko statistique zikorwa uretse ko nabyo nta bushakashatsi bwimbitse bavuga bati dufite umubare runaka w'abanyarwanda ariko hafi 90 n'abakristo. Ntabwo twaba dufite abakristo yenda ari iryo zina ryo mu nsengero ariko ritandukanye yenda n'inshingano z'umukristo nyamukristo. Oya buriya abakristo byo ujye ubyitondera kubera ko burya abakristo basa nuko twabigishije. Hariho ibyaha by'inyamibwa twimika natwe tukabigendana. Nkaba ndi umuyobozi ariko nkaba ntatinyuka gutera ibuye ikigirwamana kironda koko kuko nanjye ndifite. Gusa jewe iyo mbibajije gutya nk'ikibazo mba ngira ngo buri muntu wese n'unyumva yibaze ngo ariko biriya bintu aho sinaba mbifite, sinaba ndimo kwibuka kandi cyashenye u Rwanda kigituye muri jewe. Ikindi Antoine umuntu yakwibuka muri urwo rwego ni ukureba iyo 90% bavuga y'abakristo niba koko ari abakristo bahamye bahinduwe n'ijambo ry'Imana ry'urukundo nk'uko umwami Yesu yaje aryigisha, kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, umwanzi ukunde, barababwiye ngo ariko genda babwira ngo uzakunde umwanzi wawe. Ntekereza yuko dukwiriye gusubiza amaso inyuma igihe twibuka tukareba koko niba iyo 90% itarabaye 90% ku izina gusa, kuko hariho igihe cyabaye mu mateka wavuze ubushakashatsi nakoze sanga ibyo kwakira ubukristo hari henshi byagiye bikorwa ku kiboko no ku gahato. Abantu bagashaka kugura izina kuko no kwitwa umupagane byari icyaha gikomeye akenshi gihanwa n'amategeko. Icyo ni kimwe. Hari n'abashefu bakubiswe ibiboko, babikubitwa n'abapadiri, babikubitwa n'abamissioneri henshi birazwi bahutse ingere hari isave kubera ko batajyanye rubanda mu kiliziya. Noneho rimwe na rimwe bakabikora ari ukwigura. Ubwo bukristo rero tugenda tubushyiraho akabazo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuvuga ati abantu niba baraje bazanye inkuru nziza y'umwami Yesu Kristo yigisha urukundo, yigisha ubwiyunge hagati y'abantu, agasanga mu banyarwanda bari nyabutatu nyarwanda uko yitwaga nyabutatu y'umwami nyarwanda, kuki habayeho kubasumbanisha no gutangira kwigisha iby'ubusumbane? Rero hari ikibazo koko ko cyagombye kuba cyatuma uyu munsi twongera tugasubirayo tukareba iyo nzira yose twanyuzemo. Mbese aho duhagaze aha noneho duhagaze mu nzira yatangiye gukosora nk'uko wabivuze. Ndatekereza icyo ni ikibazo kiri kuri twese. Icya kabiri ni ibyerekeranye n'uko twitwa twebwe amatorero n'inzego, imiryango ya politike n'abandi twitwa les forces morales. No kuvuga abantu bayobora ibitekerezo by'abandi. Mbese koko twabayoboye kwicara baratekereza, barebe inzira yo kubaka umubano mu bantu. Ibyo bibazo bibari byo bigenda bigaruka buri munsi. Ndacyabifiteho ibibazo nanjye nk'umuntu ukorera amatorero n'imiryango y'amatorero. Hariho igihe twageza turibaza tuti igiciro tugomba gutanga nk'amatorero, le prix moral que les églises doivent payer, que les chrétiens doivent payer aux survivants du génocide, quel est ce prix? Icyo giciro twaragitekerejeho yego, ariko ntabwo twarenzaho cyane. Aragangira ngo ikibazo dufite nicyo kurenga amahugurwa n'amasemineri n'amaforumu. Mu Rwanda twarayakoze menshi, ariko ikibazo ubirebye niba ngibi turimo kuganiraho buri mwaka tubigarukaho. Twagombye kuzamura ijwi tukamagana ibingibi, twagombye kuzamura ijwi tukavugira abangaba, twagombye kuzamura ijwi nkavuga ngo ubundi nk'imfubyi n'umupfakazi uramuvugira kuri inde? Ntabwo ukeneye kuvugira imfubyi n'umupfakazi, ahubwo icyo ukeneye ni ukurambura ukuboko ukamubwira uti ndi hano. Kuko nta mpamvu yo kumuvugira, kuko hari ubwo abantu bakubwira ngo twakoze advocacy. Ubu ngira ngo ikintu kigezweho ni ikintu cyitwa ubuvugizi. Ose ubuvugizi, jewe pastori mfite uno mwana w'imfubyi asengera mu rusengero rwanjye, bamwirukanye mu ishuri, ndamukorera ubuvugizi buhe burenze kumubwira ngo reka mbwira abakristo duteranye tugusubize mu ishuri? Uyu mwana
arabura aho ajya mu biruhuko akaguma ku ishuri. Ubundi buvugizi akeneye ni ubuhe uretse kubwira ba bakristo ibihumbi bateranira mu rusengero rwanjye nkababwira ngo uyu mwana ndamufite hano, none we Tharcisse ndabizi ufite inzu nini. Ibyo mvuga narabikoze. Hari umwana dusengana mu minsi ishize mu cyunamo cy'ubushize, narebye umwe mu bakristo banjye nzi ugira umutima wagutse, yari yambwiye ati ubu mu biruhuko nzaguma ku ishuri. Ndamubwira ntoya, ntuzagume ku ishuri, uvuye kuririmba muri korali none mu biruhuko uzaguma ku ishuri. Mpamagara uwo mugore ndamubwira ntabizi, ntuyu mwana mu iwanyu ndabizi mufite inzu nini, kandi yewe nka pastori ndamuguhaye uzampa ripoti ye yaho aryama. Baramutwaye abona umuryango abayo mu biruhuko atahayo, ubundi akajya ku ishuri akiga, yataha akavuga ati hariya ni iwacu. Bikubwira ngo ntabwo akeneye advocacy, ntabwo nkeneye kujya kuri radio ngo mvuge ngo mwite ku mfubyi, ahubwo iki imfubyi ikeneye ni umuntu urambura ukuboko akayifata ku rutugu akayibwira ngo uyirira turi kumwe. Ko nicyo ngicyo. So voix prophétique tuzazamura, hari ibibi koko bizakorwa n'abandi bikeneye kwamagana. Reka voix prophétique tuyihere mu matorero, kuko buriya twebwe tubikuye iwacu byaduha n'imbaraga yo kuyamagana n'ahandi twayibona. Ariko ikibazo kirimo iri jwi ry'ubuhanuzi. Mwabonye yuko bazekariya bo bazamuraga ijwi ry'ubuhanuzi bavugira imfubyi n'abapfakazi, bavugira umunyantege nke, ariko banakosora n'ibyo bintu bindi byakorwaga n'abantu hanze. Nibwira rero ko mu ntege nke twageze twagombye kwibuka. Twagombye kwibuka mu gihe cya genocide nk'uko Tharcisse yabyanditse mu bitabo bye bitandukanye. Mu gihe cya genocide bamwe twifatanije n'ikibi. Kumva umuntu w'umunyamadini azamuye ijwi rwose ati ndashyigikiye biriya bintu bya sederi, ndabishyigikiye. Sindi buvuge amazina ariko ngira ngo babaye no twe turabizi. Ariko abandi umubare munini bibereye indorerezi, baricecekera. Ikibuka kibona ukavuga ngo ngo urazavaho wikoraho tukicecekera. Izo nzira zombi ntabwo twagombye kuvuga ngo izi nzira zombi ntituzongera kuzigenderamo. Ntabwo tuzongera kubona ikibi ngo twicecekere, nta nubwo kandi ikibi buri isomo tutiga. Reka mbaho urugero rutoya nk'ubu kuko nzi ko biri mu byo leta ishyizemo ingufu. Uzabona umuntu arimo wenda konona pirone za Ewasa, wamubonye azifungura. Baherutse kutubwira ngo ari pirone ebyiri zaguye. Buri wagenda agakoresha nkete yasanga hari abantu bababonye babikoze. Babikoze wababonye n'uwari kukubaza akavuga nta bantu mwigeze mubona burira bakuraho biriya bintu. Niteranya. Uragenda ugasanga umuntu urabizi ko acuruza akanyanga cyangwa acuruza urumogi, urabizi uranamubona. Nigeze kubaza abana b'abanyeshuri, hari ahantu mu kigo kimwe bari bashenye ibintu biriya abana bagenda bakangiza biriya bintu biba biri ku nkuta bya tereyi n'ibindi, babaca amafaranga. Ndababwira ariko buriya mumbwije ukuri ntabwo abana baciye ziriya tereyi mubazi. Bati yego tuba tubaza atari ko aho kugira ngo niteranye nakwemera mugatanga amafaranga. Urumva icya kintu cyitwa kwicecekera, abantu bagakora ikibi tukirebera, biratubwira ngo wa mutima uracyahari. Hari ubwo abantu bakora ngo ariko ntabwo ari binka genocide. Ngawe no, burya wihanganira kano ejo ukihanganira kariya, ejo ukihanganira kariya, none ugahinduka wa wundi uceceka ikibi kigakorwa ureba. Kuko ntabwo tujya dutinyuka kucyamagana. Iryo ni irindi somo twagombye kwiga muri kino gihe twibuka. Pasiteri njya wenda kuba dukurikiye, hari icyo mwavuga muvuga muti mu ntege nke zanatumye wenda hagaragara imbaraga nke mu bihaye Imana, bikanatuma wenda batanagaragaza uruhare kugira ngo bakumire na genocide. Mwerekana ko nta genocide ibaho idashyigikiwe ahanini n'ubuyobozi. Wenda twagira ngo ziriya ngingo mubanze muzisobanura dukurikiye kugira ngo tubone gukomeza. Urumva ubundi reka ubuyobozi, navuze ubuyobozi bubi, twagombye no kujya twibuka bikadutera, haba mu rwego rwa politike haba no mu rwego rw'amadini. Nta na rimwe genocide ishobora kubaho iyo leta itayishyigikiye. Ntibibaho. Nta hantu namwe ku isi higeze habaho genocide leta itayishyigikiye, kubera impamvu imwe yoroshye. Icyambere, leta niyo itegeka abasirikare, niyo itegeka n'abapolisi. So kugira ngo genocide izabeho ikunde nuko leta yishyigikira, ariko kugira ngo izabeho nanone ikunde nuko amadini aba yabanje akaruca akarumira agaceceka. Kuko ubundi iyo umujura agiye kwiba, niyo utanafite n'ingufu zo kumubuza kwiba, iyo uvugije induru agira ubwoba. Ariko uzarebe muri genocide nta muntu wigeze azamura ijwi ngo yamagane. Yewe nubwo benshi batubwira ngo na papa yaramaganye, ndahamya ko atari ko byagenze. Abantu benshi rwose njya numva Kiliziya Gatolika ibidefanda ngo umuntu wa mbere wavuze ko mu Rwanda harimo kuba genocide ngo ni papa.
nkavuga niba yabivuze nk'uko nshobora kuvuga ngo hari ahantu barimo kwiba ariko ntiyavugije induru. Iyo avuze induru akabwira amahanga akavuga ati nimuhurure mubuze biriya bintu, ndahamya ntashidikanya ko isi yose yari kubikora nk'uko na yabibonaga nubwo ntacyo avuga ko yarabibonaga. Abayisilamu bajya bambwira ngo bo ngo ntibabigiyemo, nkavuga nuke mushobora kuba uretse ko ntanabyemera nabyo, kuko harimo abonzi bafunze babigizemo uruhare, bangeze hasa n'ise barabake. Ariko icyo nenda kuvuga sindimo gukritika amadini, ahubwo ndimo ndabereka ukuntu bikora. Noneho umuntu akakubwira ati twebwe, nkavuga ntoya nyereka ijwi twigeze tuzamura ryamagana ibyo bintu, kuko buriya kugira ngo genocide ibe isaba yuko abeza babanza bakabindorereza, noneho ababi imbaraga zabo akaba arizo zikora zonyine. Niko bikora iteka ryose. Muzitegereze na genocide y'Abayahudi yakorewe Abayahudi muri za 40 na kangahe, amadini barabanje barayacicikisha. Buriya apartheid muri Afrika y'Epfo kugira ngo igire ingufu barabanje reformed church irabanza inahimba theology ishyigikira ibyo bintu, noneho abantu babijyamo nta kibazo, kubera yuko buriya iyo twebwe ducecetse ryajwi Tharcisse yahoze avuga, ryajwi rya morale, wa mutima nama w'igihugu, iyo wacecetse byorohera gukora ibibi, kubera ko buriya iyo tuzamura amajwi wenda bakatwica, nundi akazamura amajwi abantu bari kuvuga ati ariko hari ahantu harimo haraba ikintu, ati kuko uzamuye ijwi wese abakeya kame mu babayeho bahavuga Imana Isirayeli baravuze ku maradiyo, hanyuma muri 93 ishira 94 bagiye kwica babaheraho, bituma twebwe n'abandi twese duceceka ngaho uvuga bakumena gatwe. Umuntu anasora n'umuntu mu rusengero ntihagire umuntu uvuga. Antoine, reka tuhera aho ngaho tufate ibyiciro bibiri by'abantu mu kwibuka dushingiye no kuri Bibiliya, ku ijambo ry'Imana tuvugaga muri Bibiliya. Urebye ukwibuka kwa Isirayeli, kw'Abanyesirayeli, Imana yavuganaga n'Abisirayeli hafi bose bacitse ku icumu muri Misiri n'ahandi babaga mu bunyage. Abo ni nka ya kategori twagereranya n'abantu bacitse ku icumu muri iki gihugu cyacu. Mu Rwanda rwacu ho hari ikindi cyiciro cy'abantu, hari abakoze ibyaha birumvikana, hari n'abatakoze ibyaha, ariko twashyira mu cyiciro kitari kirebwa kiri target, mbese gikurikiranywe cyane n'abicanyi. Kwibuka kw'ibyo byiciro byombi gufite izihe nshingano? Abantu bacitse ku icumu bafite izihe nshingano mu gihe bibuka? Nicyo dukwiriye kubanza gutekerezaho dukurikiye nuko Imana yabibutsaga, wabitangiyeho ubitangira uvuga uti Imana yabasabaga kuba abanyakuri, kurengera imfubyi, kurengera abapfakazi, kwibuka ko babaye imyaka 400 mu bucakara, kwibuka ko Imana yababohoye nta kiguzi batanze, ariyo ubwayo ije ibakura aho ngaho, kwibuka yuko bakurikiranwe n'ingabo zikomeye za Faraho ndetse bakahinda umushyitsi, ariko Imana ikongera ikababohora ubwayo nta kiguzi batanze, kwibuka ko bamaze imyaka 40 mu butayu bagenda epfo bajya ruguru, izuba ribica, inyota ibica, kagera igihe bivovota bindi, ariko Imana ikahabanyuza. Kwibuka ku bwa Israel kuri ubwo bwoko bwari bwacitse bwakuwe mu mibereho mibi, bimwe n'ibyo. Mbese hari ibindi ubona kuri iki cyiciro ugereranyije no mu Rwanda cy'abantu bacitse ku icumu bafiteho inshingano? Reka ngira ngo twebwe burya u Rwanda rufite umwihariko umwe ukomeye cyane mu kwibuka kwarwo kujya kunatugora, kubera ko twebwe turi igihugu gitandukanye n'ibindi bihugu byose byanabayemo na genocide. Genocide y'Abayahudi yarabaye, yakorewe Abayahudi yarabaye, hanyuma bituma leta ya Isirayeli ivuka, bivuga ngo babafashe babavana hahandi aho bababariye babajyana mu gihugu bihariye, ndetse baranabaremera. Kugeza n'uno munsi hariho leta zigisuka amafaranga muri ekonomi ya Isirayeli nubwo ari igihugu gikize, ndetse n'Abadage barakishyura za compensation y'amamiliyari n'amamiliyari buri mwaka. Uye buriya na leta zunze ubumwe za Amerika ziracyabahoza amarira nyuma y'imyaka 70. Twebwe umwihariko wacu turi igihugu cyagize ikibazo kirangiza aba ari cyo kikemurira ikibazo.
noneho abandi babibonye batyo baratwihorera ngo twirwarize. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turi igihugu aho uwagize nabi n'uwagiriwe nabi bagomba kongera bakabana muri icyo gihugu, ku buryo iyo dutangiye kwibuka hari uwo biteza ipfunwe, bikamuteza isoni, bikamuteza ikibazo, ariko hakabaho n'undi byongera bikazamura wa mubabaro kuko abona wa wundi wanabimukoreye amwegereye. Aha rero niho nibwira yuko imbaraga zacu nk'itorero zagombye no gukora cyane. Ndaza kwereka nivo ebyiri cyangwa ibigero, intera ebyiri aho imbaraga z'itorero zigomba kuba mu gihe cyo kwibuka. Ahambere hari inyigisho twe dufite, Tharcisse yaratangiye kubivugaho gake. Hari inyigisho twe dufite zitagirwa n'undi muntu, inyigisho ishobora gufasha umuntu wagize nabi agatinyuka akemera inabi yagize, agatinyuka akayihana, akayatura, akayisabira imbabazi. Ariko hariho n'inyigisho dufite iri buze gufasha uyu muntu wagiriwe nabi agakira ibikomere bye byo ku mutima, agatinyuka akababarira wa wundi wamugiriye nabi, hanyuma bakongera bakabana amahoro. Uyu murimo ubundi nta rundi rwego, munagiye no muri politike y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, nta rundi rwego rufite mu nshingano zarwo iki kintu cyo gufasha uyu wagize nabi n'uyu wagiriwe nabi kongera kwegerana, kuko nta wundi ufite mesaje yabyo uretse itorero. Buriya imbaraga za mbere ziri muri cya kindi navuze twibuka cyitwa umusaraba, imbaraga za mbere z'umusaraba ni ukwibuka Kristo wabambwe. Ariko igihe yari abambye amanitse ku musaraba akavuga ngo data ubababarire kuko batazi ibyo bakora, kuko burya yari azi icyo akora, yari arimo kubaka isi nziza. Kandi mubona icyavuyemo, umusirikare wamubambye wari ukuriye abasirikare bamubambye yaramurebye aravuga ati shwa, uyu muntu yari umwana w'Imana koko, kuko nta wundi muntu watinyuka gusabira umugisha abantu bamugiriye batya uretse kuba umwana w'Imana. Ubundi rero twebwe abakristo turavuga ngo turi abana b'Imana, twagombye gusa na Yesu. Bivuga ngo ahangaha niho imbaraga zacu zizagaragara, imbaraga z'ubwiyunge, bubabarira uwagize nawe ariko ukamubabarira nawe yahindukiye agasaba imbabazi, kuko aho ngaho niho dufite imbaraga. Ariko nongere mbivuge mu kwibuka ntabwo aho twazihashyize. Bivuga ngo uko tugenda twibuka twagombye kwibuka ko iyo nshingano ni iyacu, twagombye kuyikora yo gufasha uyu muntu wagize nabi kwemera icyaha cye, akabumbura umunwa akavuga ati naraguhemukiye ndakwicira, ariko Imana yankoze ku mutima none mbabarira. Ndetse naniteguye no kugendana nawe muri uru rugendo, ibyo uzabura nzabiguha kuko nige watumye ugera ahangaha. Ibyo tubikoze ndende kubabwira yuko mu bintu abantu bajya baza gusura, nk'ubu nabonye ababikoze bakeya, amafilime, ibitabo byarasohotse mu Rwanda bavuga ati hano hari abantu bakoze ikintu kitajya kibaho, twabonye abantu bababariye ababagiriye nabi, twabonye n'abantu basabye imbabazi z'ibi bakoze. Ngenge ntekereza ngavuga nti ariko kuva ku Rusumo kugeza ku Kivu, kuva Ikagitumba kugeza kuri Rusizi bihindutse umuco. Kandi muzitegereza aho byagiye biba hose usanga inyuma yabyo hari umupadiri, hari umupastori, hari umuvugabutumwa. Ntabwo byikoze, ni itorero ryabikoze. Pasi kuri iki kintu wenda aba bantu babiri bakunze guhurira mu rusengero inshuro nyinshi, abantu bicaho mu gihe cya genocide ndetse n'abantu bamwe banabikoze bagasaba n'imbabazi. Ariko mperutse kujya i Nyanza duganira n'umwana umwe w'umukobwa, aratubwira ati nta kintu kimbabaza, imyaka 19 irashize, ariko iyo mbonye kanaka yana turi bumuvuga izina, ariko yatubwiye natubwira ati iyo mubonye nibyo yadusabye imbabazi, aranakizwa, aranafungurwa. Ati iyo mubonye abwiriza nongera kumva umutima wanjye ukomeretse. Uwo munenda mwamufasha iki? Uwo muntu buriya icyo ngicyo cyo ntikizagutera ikibazo. Uriya yarihannye, yasabye imbabazi, ariko uyu nguyu ugikomeretse hari ikintu kitamubayeho, nta wigeze amufasha gukira. Kuko burya nkunze gutanga urwo rugero, ubu ngubu nk'icupa rikwishe hagasigara akamanyu k'icupa gatoya mu ruhu rwawe, ntihagire ugahandura ngo kavemo, uruhu rurongera rugasubirana. Wajya ukoraho umuntu akumva hari akantu kamuriye, ariko nanjye napfushije abantu. Ariko kubera ko jyewe nanyuze mu nzira yo gukira,
imana irambaga ivanamo ubwo busharirwa, ivanamo ibyo bice, ibyo bimanyu by'ibyambayeho, irongera irahasana, mba muzima. N'ubu ngubu niyo wanzanira umuntu wabikoze akaza akambwira ati Antoine ndagusaba imbabazi, namubwira nti yewe niba uzikuye ku mutima Imana ikugirire neza, kuko niteguye kukubabarira. Uwo mwana rero si uko adashaka kubabarira, ahubwo hari ikintu tutasobanukiwe. Hari imbabazi z'agahato, icyo njya nita imbabazi z'agahato tujya twigisha abakristo ngo babarira uriya muntu, niba utamubabariye Imana irarakaye nawe oya, ntabwo ari gutyo bikora. Genda umbwira utari kurabizi, iyo wicaye ukarara udasinziriye urimo gutekereza abakugiriye nabi, iyo ugiye kurya ntubashe kurya kuko wibutse abakugiriye nabi, iyo ugiye kwicara uri mu ishuri ntubashe gukonsantara ku masomo kubera yuko ibitekerezo byawe bisubira hahandi, Imana yiteguye kugufasha. Bizanira Imana, uyemerere, urekure ibyo ngibyo, ubababarire, kuko burya Imana itubwira kubabarira ni ikibi dushakaho. Iravuga ngo fungura nkuvaniremo iyo ndurwe, hanyuma nurangiza umererwe neza. Urabizi buriya ikibazo tujya tugira, wari wabona iyo umuntu yagize isesemi ari muri taxi, hari igihe afunga umunwa rimwe, noneho ugafunga umunwa bikaguma aho ngaho, hanyuma haza kugira akantu kamukoma ukabona bivuyeyo aho bitagombaga kuvaho. Burya aramutse abwiye shoferi akamubwira ati hagarara mbanze nikize ibintu birimo kumpagata hano, ashobora kongera akagenda noneho yanaruhutse. Ikibazo rero twagize, uyu muntu we afite akababaro muri we, aho kugira ngo tumufashe kugasohora neza turamubwira ngo pfuka umunwa wigaragaza akababaro, wowe urumva wowe uri umukristo ntabwo ugomba kugaragaza kuraka. Oya, afite uburenganzira bwo kurakara, afite uburenganzira bwo kugira umujinya. Icyo ugomba kumufasha ni ukumva ko uwo mujinya agomba kuwurekura, kandi akawurekura neza, mukamufasha kuwusohora. Ikindi kintu umuntu yatekerezaho Pastor Antoine ni ukumenya niba koko rura rugero Didace atanze, uwo muntu wihannye akabarirwa hanyuma agatangira kujya imbere y'abantu kubwiriza, nyuma yo gukora ibyo ngibyo akihana, nyuma yo kubabarirwa, mbese yerekanye wa mutima wuhe Antoine yavugaga wo kwegera abapfakazi, wo kwegera za mfubyi, kuko yagombye kuba muri cya cyiciro noneho Antoine yavugaga gifasha wa wundi wamubaye imbabazi gukira. Ibikorwa yakoze ni ibihe byo kumwegera kugira ngo kuko abone yuko iyo mpinduka yabaye mu bugingo bwe, kandi yuko byabaye accident mu mateka ye, yuko koko byahise. Ashobora kuba rero ari ikintu cyakozwe rimwe, ngo nikize, kuko nk'uko babivuga kwihana, guhabwa imbabazi ni discours officiel, reka nanjye mbikore ubundi nikomereze urugendo rwanjye. Antoine, ndagira ngo tugere ku kintu cy'urugero rumwe ruri muri Bibiliya nanone mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza 14. Samweli wa kabiri, aho Imana yarakariye Abisirayeli kubera ubugome bagize babugirira ab'Igibeyoni. Iyo nkuru urayibuka, Sawuli n'ab'inzu ye yabicanyi bishe ab'Igibeyoni bashaka kubatsemba, kandi bari baragiranye amasezerano y'imibanire myiza nk'uko abantu mu Rwanda babanaga ari nyabutatu nyarwanda, dushorana, duhana inka, duhana abageni, mbese tubana zose. Hanyuma Uhoraho yarakariye Abisirayeli cyane. Dawidi aje ku ngoma yabaje Imana impamvu yarakariye Abisirayeli, nuko ashatse kwiyunga n'ab'Igibeyoni babaza impongano y'abantu 7 bo muryango wa Sawuli, ati nta feza dushaka, nta zahabu dushaka, nta kindi cyose dushaka guhora, baba duhe nabi. So Dawidi abona nta kundi byagenda, arabatanga raison d'état, kuko nyine yabonaga nta bundi buryo bashobora kugira imibanire n'abaturanyi babo. Ab'Igibeyoni barabica, babamanika imirambo yabo ku misozi, ariko nyamara uburakari bw'Imana ntibwacururuka, iragumiza irabarakarira. Ikibazo nticyari gikemutse. Haza kuvamo umugore umwe mu bagore ba Sawuli witwa Ripa,
amara igihe yiyemeza kurinda imibiri y'abana be bari mu batanzwe. Dawidi abibonye bimukora ku mutima, bimubera urugero rwiza, noneho yiyemeza gushyingura imibiri y'aba bandi barindwi, ariko ashyingura n'iya Sawuli na Yonatani batari barashyinguwe. Noneho ngo kuva icyo gihe Imana iracururuka, yemera kongera kwingingwa, yemera gusubiza uburumbuke mu gihugu. Mbese nkagaruka kuri cya kindi twavuga mu mwanya, mbese ko abantu twese twafatanyije kujya kureba bya bikomere, kujya kureba ya mirambo, kujya kureba ya mibiri yasigaye, kujya noneho tuyihe ka gaciro yabujijwe, tuyishyira ahantu, noneho n'abandi basigaye bamenye yuko koko habayeho impinduka mu mibereho y'abanyarwanda. Aho nkagaruka rero ku gitekerezo wari ufite mu mwanya uvuga uti iyo conscience morale, uwo mutimanama, hari abashinzwe kuwutegura, kuwigisha kugira ngo ukure. Uratekereza yuko icyigisho cyaba ikihe ku Rwanda urebye iyi nkuru yo muri Bibiliya? Icyigisho cyaba ikihe? Ni ikintu cyiza muvuze, kuko ni na kimwe mu bintu byagiye bigora abanyarwanda cyane, iki kintu cyo gushyingura imibiri y'abazize genocide yakorewe abatutsi. Ugasanga abantu bamwe kirabashisha cyane, ariko birumvikana. Simvuga ko ari byo, kubyumva birumvikana, kuko ni ikintu cyibutsa umuntu ngo hari ikintu kibi kandi cyakozwe n'abantu bawe. Niyo mpamvu nabwiye burya y'u Rwanda yo irakomeye cyane, kuko uwagize nabi n'uwagiriwe nabi bari mu gihugu hamwe. Iyo tugiye gushyingura imibiri y'abishwe, icyo gihe wa wundi wabikoze cyangwa se ryatsinda ryitiriwe kubikora, ko buriya reka tuvugisha amagambo atomoye, twe gukubita hirya no hino, genocide yakozwe mu izina ry'abahutu, kuko bicaga bigamba hutu power, bavuga ko ari abahutu. Bivuga ngo na wa muhutu w'inzirakarengane utaranabigizemo n'uruhare, utaranabishakaga, bimaze kurangira biramwitirirwa. Ubu mujya mubona hari igihe abantu bakora ibintu bakavuga ati abanyarwanda bagize barya, nta nubwo bangishije inama, ariko abanyarwanda nibo babikoze, byakozwe n'abanyarwanda. Bishobora no gukorwa n'umunyarwanda umwe, niba ari ikintu kibaye kinini cyane kikitirirwa abanyarwanda bose, ubwo nanjye biranjyaho. Ndetse n'inzajya nagenda no mu nzira, nibumva ko ndi umunyarwanda, wumve ko nshobora kuba ndi wa wundi. Iki rero cyatumye iki kintu cyo guhamba neza mu cyubahiro imibiri y'abazize genocide rimwe na rimwe bibera nk'igishishana abantu bamwe na bamwe, bituma noneho na ya disikuru twagombaga kuba twarakoze, na ya nyigisho twagombaga kuba twaratanze, bamwe batinya kuyitanga, kuko nabo bari muri iryo tsinda ry'abatungwa agatoki. Icyo ni ikibazo gituma n'u Rwanda burya rwose, ahubwo ngira ngo mu byo twagombye gushimira Imana no kubona naho tugeze, kuko kubona abantu basigaye babirenga bakajyamo, hari intambwe ndende tumaze gutera. Ngira ngo munitegereje n'ukuntu twagiye twibuka, n'imvugo yagiye ihinduka. Ndibuka muri za 1998 9 2000 twajyaga tujya kwibuka, hagira umuhutu hatunguka, tukamwita amazina, tukamwita ibintu, tukagira dute, tukamutuka. Hari naho rwose ndibuka aho twigeze kujya gushyingura, babasunikira no mu mwobo, nabo bati mwari mukwiye kubakurikira. Ariko murabona ngira ngo hari ikintu dukwiye gushimira Imana kurimo kugenda iduhindura, noneho tukarushaho kwegerana. Ariko nabyo tugomba kubyumva, turi igihugu twahoze twunze ubumwe nk'uko Tharcisse yavugaga, ariko iyo igufwa ryari ryegeranye n'irindi, hakaza ikintu kikajya hagati kikayatandukanya. Icyo gisebe kugira ngo kizakire byongere byegerane bitwara igihe, no kugenda dushyiramo umuti, tukagenda twomora, nibyo tugenda dukora. So tugomba kubyemera yuko bizadutwara urugendo rurerure kugira ngo tugere iyo tujya, ariko ndabona turimo kugenda urugendo rwiza. Ariko bivuga noneho ngo ryajwi morale, noneho ubwo tugeze muri uru rugendo, tugeze hano, ngira ngo ryagombye gutangira kugenda rizamuka,
rikagenda rizamuka, noneho tugatinyuka tukavuga tuti yewe murabizi bya bintu turabona nta ngaruka mbi birimo kuzana, nimureke dutinyuke twature tubabarirane, nimureke dutinyuke duherekezanye tujye gushyingura, mureke dutinyuke twicarane tubivugeho. Nibwira ko nabyo bizaza. Hari ibintu udashobora kwihutisha, ntushobora kwihutisha gukira kw'igisebe. Muganga aragenda agashyiraho umuti ariko ntashobora kubyihutisha. Ngewe rero mbona ntimuzacike intege kubw'intambwe ntoya tugenda dutera, ahubwo uko tugenda twibukiranya, tugende tubyinjizamo, tugenda tugana imbere, nabyo tuzabigeraho. Antoine, ngira ngo abo ni mu rwego rw'abanyarwanda, ariko tugaruke kuri wa muntu w'umukristo. Hari igihe usanga abakristo bamwe n'iki gihe cyagera babihuza n'amateka batari ko kubera icyo banakwiye kongera kwibuka, nubwo mwajya mugaruka ku cyo uburyo abisirayeli babikoraga nicyo biri bivugaho, ariko mwaka bifata nk'aho bitanabareba. Yewe hari n'imvugo zimwe kumva nk'umuntu avuze ati rimwe na rimwe ni ukongera kwibuka cyangwa se nko guterekera, tubivuge muri mvugo. Ibi byo yenda kandi bigakorwa inshuro nyinshi n'abakristo bitewe. Ergo urumva buriya mukristo, reka twe kujya dutandukanya umukristo n'umunyarwanda. Uyu mukristo ni umunyarwanda. Kandi ibyakorewe mu Rwanda biramureba, yaba bishaka yaba atabishaka, nubwo ari mu nzira ijya mu ijuru ariko araca mu Rwanda. Niba nicaye hano ndi umuhutu, kuko iyo mvugo turimo turashaka kuyikuraho, ariko iyo tuvuze ngo genocide yakorewe abatutsi hagomba kuba hari n'abandi bantu itakorerwaga, donc gutinyuka kubivuga byo ntimugire ngo nimo ndaronda amoko. Ariko uyu muntu byitirirwa, iyo agize impungenge ntukamuvebe, kubera ko nta muntu ujya ukunda ikintu kimwibutsa ko yagize nabi, kereka iyo ubwe yabigize ibye agatinyuka nawe akabyamagana, akabyakira, akavuga ati ibi bintu byakozwe mu izina ryacu ariko ntitwari tubishyigikiye, ntitwari tubirimo. Uzitegereze burya abantu bamaze kubyakira muri ubu buryo ntabwo bibagora kubivuga, ariko hari abandi bagira ati biriya bintu kuki mubigarura, mwabicecetse mukabyihorera. Ariko uburyo bwiza bwo gukira iyo ndwara nuko dutinyuka tukayakira, tukabivuga, bikaba ibyacu, tukabyamagana, tukazageza ahantu duhuza ijwi rimwe tukavuga ngo never again. Noneho never again ntibizongere ikabi y'abanyarwanda bose, ntibi y'abantu bamwe. Icyo kintu niyo nzira yonyine yo gukira, dufatanije kiriya kibi tukagikura hagati yacu, tukagishyira imbere yacu, tukavuga ngo kiriya kibi cyarabaye, cyakozwe na bamwe muri twebwe, barabyihannye, abandi twarabyamaganye, none ntikizagaruke. Aho rero niho tugenda tugana, kandi mbona turimo turabikora neza. Yewe ntabwo ncika intege, mbona nubwo wenda tutabikoze neza shyashya, ariko turimo turaganayo. Ntabwo yewe njya nakira ubukristo dufite muri kino gihe bumbwira ngo hano hari umuntu yacitse ku icumu asigara ari nyakamwe. Yewe no muri ibi tujyamo byo kwibuka, hari ubwo nyambibwira abantu, ukabona umwana araje ati bunacitse ku icumu asigara jyenyine, ntihagire n'umuhumuriza ngo amubwire ati noneho ngwino muhe umuryango. Ubundi itorero twagombye kuba umuryango w'abasigaye bari bonyine. Uyu mukecuru utakigira umuvomera ntituzongere kumubona kwiriba, kandi hano hari urubyiruko ruririmba mu rusengero asengeramo, tukavuga ngo twebwe dufashe responsabilité yo kumubera umuryango, ko turi umubiri wa Kristo, turi umuryango w'Imana. Yabuze umuryango we wo ku mubiri, ariko buriya tugiye tukamwegera tukamukunda, tuzamugira, tumuremera ibyiringiro, kuko turi umuryango w'Imana kandi dufite ubushobozi bwo gukunda. Aha rero niho nibwira ngo ntabwo twashoje umurimo wacu, nidushaka tubyemere. Ahubwo ibyo uvuze nibyo byari no koroshya umurimo. Uyu muntu wasigaye ari umwe, wenda ku musozi asigaye ari umwe, twe tusigaye turi igihumbi, tumuhundagajeho urukundo, nta n'umwanya yazongera kubona wo gukena, kuko twese niyo twanamubwira turabizi wowe ntuzongere no gukora, tugiye kukuremera. Aba bazajya bakuvomera, aba baraguha inka bajye bazigukamira, abandi bajye bazicyura. Urumva, umwe ku musozi ntabwo yatunanira kumuremera ngo tumutunge, ahubwo ikintu cyabuze ni iki? Habuze rwa rukundo. Aha rero niho twagombye kwisubiraho, ahubwo icyo mumbwira ngo ni ikibazo yewe ndakibona cyagombye kuba cyoroshye kugikemura. Kubera ko urumva niba hasigaye abantu bakeya, twebwe turamutse tubaye icyo twagombaga kuba cyo, kubakunda ntibyatuvuna. Nahoze mbibarira abantu ejo nimugoroba aho twari turi mu masengesho, mbabwira nti abantu bacitse ku icumu muri kino gihugu nta nubwo bagera ku 300,000, kandi muri ibyo 300,000 nanjye ndimo.
kandi ndishoboye, nzi n'abandi bishoboye. So bivuga ngo abakeneye ko tubatabara tubafasha ni bake cyane, ku buryo ubundi nta nubwo byagombye kutuvuna, ntibyagombye kutugora, nta nubwo icyo kibazo cyagombye kuba kikivugwa rwose. Aha rero niho twagombye kwemera sheke yacu, tukikubita ku gituza nk'uko twajya tuvuga ngo ni icyaha cyanjye gikomeye kuba tutaritaye kuri iriya mfubyi, ntitwite kuri uriya mupfakazi. Bajya bambwira abana bamara ibiruhuko muri apade hariya ku Kabusunzu, ugiyeyo ntabwo barenga 100. Uyu mujyi urimo abaturage, urimo ingo zikize zirenze 100,000. Bikubwira ngo nta nubwo dukeneye abasamariya beza benshi, abantu 100 barahagije ngo babe igisubizo kuri bariya bana. Ariko kubera ko twebwe ngo ariko ngo aje ngo yambuza kuryama neza, ngo aramutse aje ngo wenda yazana n'ingeso ze, ariko nitugera mu ijuru ntabwo Imana izakubaza inzu watuyemo uko yanganaga, ntabwo izakubaza niba wararyaga ifiriti na mayoneze, izakubaza ngo abantu wagiriye neza bangana iki. Kuko Yesu yaravuze ngo nari ndwaye ntimwansura, nari mfunze ntimwangemurira, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Ntabwo mu ijuru bazatubaza ubunini bw'amazu twari dutuyemo na komfort twari dufite, bazakubaza ngo ariko ko wari ufite ikizu kinini waryamishije abantu bangaye. Kandi buriya reka nkubwire, unamuzanye ukamubwira uti rero mwana ujye uzube hano, nzaguha ibyo urya, ujye uryama muri kave. Harimo bamwereka baba bafite n'amakave, yewe niba ujye uzukine n'abana banjye nurangiza kugenda uryame muri kave. Urenda kumbwira ko nta kibazo ubundi dufite, ikibazo dufite ni ikibazo cy'umutima. Twebwe kandi iyo mvuze ikibazo cy'umutima, none turagaruka kuri mwe Tharcisse yahoze avuga, kuko umutima nama w'igihugu ni twebwe, nitwe tuwurema, nitwe dutera abantu mwete tukabwira ngo ya ntabwo nzemera yuko hano hari umwana. Yewe mbibwira abantu, ntabwo nzemera ko hari umwana w'imfubyi usengera mu rusengero nyobora, bazirukana mu ishuri ngo musengere mubwire ngo rwose ngo wihangane, ngo Uwiteka azakwibuka. Ntabwo Uwiteka azamwibuka, kuko amaboko ya Kristo ni twebwe, umunwa wa Kristo hano ku isi ni twebwe, amaso ya Yesu hano ku isi ni twebwe. So wabigarutseho Antoine, no mu isezera Bibiliya abakristo, ubukristo ni idini yo kwibuka. Isezerano rishya wayibukije iyo twibuka ko twibuka umusaraba wa Yesu Kristo yatubambiyeho, tukawureba tukabona hariho ubusa kuko yavuyeho, yadupfiriye akatubabarizwa. Iyo twibuka tuba twibuka igaburo ryera, uko yafashe umugati agafata akavuga n'umubiri wanjye, agafata divayi atana amaraso yanjye, mujye mukora ibi munyibuka. Ibyo rero byabaye kuko yarazi yuko agiye kujya ku musaraba agapfa, kandi ibyo yabikoze yaravuye muri ya komfort yari afite nini, byabizu binini yari afite by'icyubahiro hara mu ijuru n'ibindi arabireka. Nati waruvuze abantu benshi bafite amazu, amagorofa, ibitamenwa inahangaha. Urabivuze bigarukaho, tugira ngo tusoze twibutsa abakristo yuko itorero ry'abemera Kristo ari umuryango wo kwibuka ibyo byose yadukoreye, ariko akaba atubaza ikibazo watangireho mbere uvuga uti Abisirayeli babazwaga kwibuka, bati muribuka iki? Kwibuka kwanyu kwa mariki, niba utibuka imfubyi ngo wibuke umupfakazi, wibuke bariya bose basizwe iheruheru n'ibyo bibazo byose by'imitegekere n'imiyoborere. None wowe nanjye, wowe Pastor Antoine, nanjye Tharcisse Gatwa, dukora iki? Icyambere tugomba gukora twagikoze. Abatwumva bose niba babyumvise, igisigaye no kumvira. Wibaze ngo ubu ngubu muri ibi bibazo genocide yasize muri kino gihugu, ngiye gukora iki ngo mbe igisubizo aho kuba ikibazo? Kuko nicyo kibazo buri mukristo wese yagombye kwibaza. Ngiye gukora iki ngo mbe igisubizo? Noneho twebwe nk'itorero tugiye gukora dute? Tugiye gukora iki ngo tuzane iki igisubizo habaye ibibazo? Nzabikora mu itorero ryanjye jewe, biriya byose navuze. Ubu guhera ku wa mbere nzaba ndimo gufasha abantu gukira ibikomere. Teka dutegura seminari zo gufasha abantu gukira ibikomere,
no kumenya kubyitaho. Ariko muri icyo cyumweru mbwira abantu noneho nimureke dushyire hamwe turebe ahantu tugenda tuba igisubizo kandi kiramba, kugeza njya nemera cya gisubizo gitwara agapaki k'isabune n'agapaki k'umuceri, ukagenda ukabyinirira imfubyi ukazibwira ngo turi kumwe, hanyuma warangiza zikigunga. Reka tube igisubizo kiramba, reka tube igisubizo gihoraho. Pastor, mbere yenda yuko dusoza nanjye mfite ikibazo nshaka kubabaza. Turi mu gihe cyo kwibuka, ariko rimwe na rimwe haragihura n'abantu barokotse ugasanga nta cyizere bakifitemo, yemwe ugasanga byatumye n'ubwo buzima bubatera kutikunda, ugasanga nk'abana b'urubyiruko bamwe byatumye bajya mu biyobyabwenge, abandi bagiye mu buraya, yewe ugasanga n'abapfakazi ubona bagiye mu bikorwa ubona by'urukozasoni kuko abona nta cyizere akifitemo. Wenda nk'urare rw'itora muri iki gihe kuko byaba nava ngo kwaba ari ukubura ubuzima kabiri, aba bantu bo mubagirize inama cyangwa se mubafasha gute, kuko nta n'ejo heza hazaza igihugu kiba gifite ibi bintu bigikomeje. Rega urumva ubundi twagiye tubivugaho, uyu muntu wiheba yiheba kuko ari wenyine. Uyu muntu ujya mu rukozasoni agiye kuko ibyiringiro bye byaheze. Iyo tuba itorero ry'Imana tukamwegera, tukamuvugisha, tukamukura mu gahinda, tukamwigisha gukira ibikomere bye, kuko n'inyigisho turazifite. Umusaraba wa Yesu izo mbaraga zirahari, n'imbaraga z'umwuka zirahari. Iyo tumwegera tukabikora, ntabwo icyo kibazo kiba cyarageze aho ngaho. Aho ngaho niho za ntege nke zacu twatangiye dusesengura zagombye gutangira gukemukira. Ariko jewe sindi mu bantu bakunda gutunga agatoki. Niba tutarabikoze ntabwo igihe cyari cyarenga ngo tubikore, ahubwo reka muri kino gihe tubikore, aho kuzahora dusubira inyuma tuvuga ngo ntitwabikoze, ahubwo reka tuhaguruke tubikore. Niyo mpamvu navuga ngo tugiye gukora iki, ngo duhaguruke tubigisubizo, kuko burya nta muntu wigarurira ibyiringiro, abigarurirwa n'abandi bakamubwira ati humura nturi wenyine turi kumwe. Icyo rero nicyo itorero rigomba gukora, nicyo ryagombaga gukora, kandi nicyo tuzakora. So bakristo bavandimwe, mwari mutegeye radio amatwi, Radio Inkoramutima, twongeye kubashimira kuba mwabanye natwe. Twibutse yuko muri iki kiganiro umukristo yakora iki mu gihe cyo kwibuka, twari kumwe na Past Antoine Rutayisire na Didace Niyifasha, nanjye Tharcisse Gatwa. Mbere yuko turangiza, twongere tubarangire yuko abakristo n'abanyarwanda bose bararikiwe gukurikira ibiganiro bizaba hirya no hino mu mirenge n'ahandi hose aho bakora, kugira ngo bibuke ibyatubayeho, bibuke basubize amaso inyuma bareba ibyabaye, kugira ngo barebe aho twagize intege nke, ariko icy'ingenzi bakosore, kugira ngo iki gihe tubane n'abandi mu mahoro kandi twubake inzoza igihugu cyacu nziza, igihugu cyacu nziza, igihugu cyacu nziza, igihugu cyacu nziza, igihugu cyacu nziza.